Byabaye mu Rwanda byahinduye igihugu cyose, ariko abantu benshi ntibabizi. Ibintu birindwi byahinduye amateka y'u Rwanda burundu, kandi kurikira neza kuko icyanyuma ndi buvuge nicyo gitangaje kurusha ibindi byose. Duhereye ku cyambere, u Rwanda rwavuye mu cyizere gito ruhinduka urugero rw'isi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, u Rwanda rwari rwarasenyutse mu byiciro byose, ariko aho gucika intege igihugu cyafashe icyemezo gikomeye kwiyubaka gushingiye ku bumwe n'icyizere. Icyahinduye byose si amafaranga menshi, ahubwo ni icyemezo cyo kudasubira inyuma. Isi yatangiye kwibaza ati, ni gute igihugu cyasenyutse gutya cyahaguruka vuba bigeze aha ngaha? Ikintu cya kabiri, ubumwe n'ubwiyunge bwabaye ishingiro ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwahisemo ikintu ibihugu byinshi binanirwa. Ibihugu byinshi binanirwa kubanza gukiza imitima mbere yo kubaka imihanda. Abanyarwanda bigishijwe ko ejo hazaza h'igihugu haruta amateka mabi. Ibi byahinduye imitekerereze, bihindura imibanire y'abantu. Ikintu cya gatatu, umutekano wahindutse ikimenyetso cy'igihugu. Mu gihe benshi muri Afurika umutekano uba ikibazo, u Rwanda rwawuhinduye inkingi. Umutekano watumye ishoramari riza, abantu bagira icyizere, n'igihugu gihinduka ahantu hizewe. Hatari umutekano, ibyo byose ntibyari gushoboka. Icya kane, imiyoborere ifite icyerekezo. U Rwanda rwiyubakiye ku miyoborere ishira imbere akazi, inshingano n'ibikorwa bifatika. Ibi byatumye igihugu kigira icyerekezo, ndetse kigira icyerekezo kirekire, aho buri cyemezo kigira aho kigana. Icya gatanu ni ukwigira no gutekereza gato inkunga, kwizigamira no gutanga umusanzu, no gushyira hamwe ibyabaye umuco.